yose ngo narose turimo duhambira imiba ngo iyo miba irangije irahagarara hari imiba 12 ngo muri iyo miba 12 tumaze kuyihambira ngo imiba yose iragwa ariko ngo umuba wanjye usigara uhagaze ngo barangije bose baramucecekesha baramubwira ngo ceceka utekereza yuko twebwe tuzaba abagaragu bawe ibyo se byashoboka gute reka nkubwire abo uratorera inzozi zawe bose siko bagukunda nta nubwo ariko bakwishimiye kuko Yosefu abarotorera inzozi yagize ngo azirotoreye abavandimwe bamukunda yagize ngo azirotoreye bene se barishima ariko ngo bene se bamaze kumvisa inzozi kuko bari bazi icyo Yosefu agiye kuba cyo ngo barangije bamugirira ishyari baramubwira ngo ceceka ntabwo dushaka kumva uvuga mbese utekereza gute twebwe se birashoboka ntabwo tuzigera tubikorera ariko reka nkubwire icyo Imana yanditse yaracyanditse niba yaranditse ko abantu bazikubita imbere yawe babyange babyemera bitinda bitebuke bazikubita imbere yawe kuko nta muntu ujya urwanya umugambi w'Imana ngo abeho nta muntu ujya urwanya icyo Imana yavuze ngo asigare amahoro ngo arangije ngo araceceka ngo amaze guceceka ngo arongera araryama arabota reka nkubwire uzavugana nawe inshuro irenze imwe ngo amaze kurota arongera arabarotorera aravuga ngo nabonye inyenyeri n'ukwezi byikubita imbere yawe baramubwira ati ceceka we ntiwongere no kuvuga Yesu ashimwe bene data nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana amahoro y'Imana nabe mu mitima yanyu amahoro y'Imana nabe mu miryango yanyu amahoro y'Imana nabagote amanywa ndetse na nijoro Imana ibaho umugisha rero nk'ibisanzwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Himbazwe Theophile ndabakunda ndabizi neza namwe murankunda kandi mbasabira umugisha uko bwije nuko bukeye rero mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana munyemerere tubanze dusenge twinginga Imana kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe kandi kugira ngo Imana ikomeze kutuyoboza urukundo rwayo ndetse n'imbabazi zawe kumurindi yaravuze ngo imbabazi z'umukiza zamuzanye kunshungura natabitswe n'ibyaha byanjye arangije ankuramo arankiza aravuga ngo nari mu isayo y'ibyaha arafata aransayura rero dushimye Imana ko yadufashe kadusayura ikagira aho idukura ikabigeza aho itugeza Imana yacu nihabwe icyubahiro Imana mu izina rya Yesu Imana yo kwizerwa Imana yo kwiringirwa kandi Imana yo gushyirwa hejuru Imana yo kuvugirizwa impundu turagushimye yuko tugihumeka umwuka bazima kandi turagushimye yuko kituza amazina kandi turagushimye yuko gikomeje kutubera byose ngaho rero ukomeza kuturinda ukomeze kubana natwe uyu mwanya uzubane natwe kandi tugire neza umwuka w'Imana abe hagati muri twebwe kandi umwuka w'Imana tuyoboze urukundo rwe ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga amina amina Imana nibampera umugisha kandi Imana ikomeze ibandindire dushimye Imana rero twemere ko tuganira ijambo ryayo ndashaka tuganire ku ijambo ryayo uyu munsi ijambo ry'Imana nkunda kubibabwira nkavuga ngo ijambo ry'Imana n'ubuzima ijambo ry'Imana rirarema ijambo ry'Imana rikuraho ijambo ry'Imana rihindura amateka ijambo ry'Imana ritugize aba bantu batakeka ko tuzaba ryo kubera ijambo Imana yavuze rero Imana yavuze ku buzima bwawe hari ibintu bituza hari n'ibintu bihinduka bitewe n'uko Imana yavuze
birashoboka ko abantu bavuga ntibihinduke, ariko nta munsi n'umwe ndabona Imana ivuga ngo bigiye guhinduka. Iyo Imana ivuze birahinduka, iyo Imana ivuze ngo baho ubaho, iyo Imana ivuze ngo pfa urapfa, niyo abantu bakora ibishoboka byose urapfa kuko biba byavuzwe n'Imana. Rero iri jambo ryahumetswe n'Imana, abantu tujye turi agaciro kandi abantu tujye dutindana naryo, kuko watindana n'abantu bafite amagambo ukagwa, ariko utindanye n'umuntu ufite ijambo rya nyiri ijambo, uyu muntu aguhuza n'icyo Imana yavuze. Mu yandi magambo, mu bantu 1000 Imana igukuriremo umuntu, kuko umuntu aza afite icyo Imana yamutumye. Haleluya. Rero dushimye Imana ko nubwo abahinzi bahingira ubusa ntibeze imbuto, ariko Imana ntabwo igirumbya, ijambo ryayo ririhinze rirera. Imana ishimwe. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo nubwo abarobyi baba benshi mu kiyaga, ngo ushitse umutima wawe mu nda, ngo ifi yawe ntawe uzayiroba. Nawe ndagira ngo ubwire ngo nubwo abarobyi baba benshi mu kiyaga, nubwo abantu baba benshi bategereje ubutabazi bwawe ntawe buzajya, kuko icyo Imana yakuvuzeho yakikuvuzeho, kandi icyo yanditse yaracyanditse. Abana b'abantu nibatuze barekeraho, umugambi w'Imana ntabwo uzigera uvaho. Ndashaka ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ni mugari kandi ntabwo uzigera uvaho. Umugambi w'Imana waba mugari ku buzima bwawe, aho umugambi w'Imana wabaye mugari, ibintu byose biremera. Birashoboka ko uyu munsi bitaba byemeye, ariko ejo bizemera, kuko kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Kandi hari ibyiringiro, n'ukuri iri jambo rijya rifasha. Nubwo igiti cyatemwa kizongera kibeho. Ndashaka ngo tuganire hejuru y'umugambi w'Imana. Imana yagaze yagira umugambi wayo ku mugabo witwa Yosefu. Uyu mugabo witwa Yosefu Imana yagaze yamugiraho umugambi. Abantu bashaka kuburizamo umugambi w'Imana, ariko reka mubwire, nta muntu waburizamo umugambi w'Imana, nta muntu waburizamo icyo Imana yakuvuzeho, kuko icyo Imana yakuvuzeho yagitangiye n'umusoro, ubwayo iragikurikirana, ikagikurikirana ibihe n'ibihe kugeza igihe izagisohoreza. Bene se wa Yosefu bigeze bashaka kuburizamo umugambi w'Imana, ariko uko Imana yari ifite umugambi kuri Yosefu, iremera imucisha mu bikomeye, iremera imucisha muri gereza, iremera imucisha kwa Potifari, ariko igihe kigeze umugambi w'Imana urasohora. Byange bitebuke, byange bikunde, umugambi w'Imana uzasohora, kandi uzasohora bakwanze bagihari, uzasohora bakurwanyije bagihari. Abo bose bazikubita imbere yawe, batangazwe n'ukuntu Imana igutabara. Iyo usomye hano Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 30, umurongo wa 22, umva kuntu Bibiliya ivuze. Bibiliya yavuze ngo Rasheli abyara Yosefu. Imana yibuka Rasheli, iramwumvira izibura inda ye, asama inda, abyara umuhungu. Ati Imana inkuyeho igitutsi, amwita Yosefu. Ati Uwiteka anyongere undi muhungu. Imana itugire neza. Uyu mudamu witwa Rasheli, iyo usomye Bibiliya ikubwira ko avukana na Leya, kandi aba bose bari barashatse umugabo umwe. Mu gushaka umugabo umwe, igihe kigeze Rasheli inda ye ntiyabyara, Imana ituma b'ingumba. Hari igihe umuntu ajya aba mu buzima Imana ishaka, wakabuwe amataba ushaka, ariko akaba muri ubwo buzima ari bw'Imana ishaka. Uyu mugabo we witwa Yakobo, ubwo yajyaga iwabo yarahunze mwene se Esawu, yagezeyo akora igihe kirekire ashaka umugore, bagiye kumushingira, bamushingira utari we, ariko arongera arakora ntiyacika intege, bamushingira Rasheli. Reka nkubwire, nubwo umaze igihe kirekire uriganywa, nubwo umaze igihe kirekire utabona ibyo wakoreye, ariko gerageza ukomeze ukore. Umugambi w'Imana ntabwo uzigera uvuguruzwa. Amaze kubana na Rasheli, Rasheli ntabwo yigeze abyara, ngo yamaze igihe kirekire atabyara.
ngo kuko Imana yari yarazibye inda ye. Hari igihe uba mu buzima Imana yemeye kuzabubamo, ubwo buzima ntagire undi muntu uzabugukuramo uretse Imana yabyemeye kububamo, ari izongera ikagaruka ikagukura muri ubwo buzima. Ariko ngo igihe kigeze Imana imuha umwana w'umuhungu. Imaze kumuha umwana w'umuhungu amwita Yosefu. Haleluya. Amaze kumwita Yosefu aravuga Imana inyongere undi mwana w'umuhungu, cyangwa se Imana inyongere undi mwana. Bukeye abyara Benjamini. Amaze kubyara abo bana arekeraho kubyara. Bibiliya ndayikunda cyane ngo igihe kimwe Yosefu araryama. Amaze kuryama ngo ararota. Ngo amaze kurota mu gitondo ngo arabyuka isahari abavandimwe babahari. Ngo arangije avuga ngo yemwe narose. Ngo narose turimo duhambira imiba. Ngo iyo miba irangije irahagarara hari imiba 12. Ngo muri iyo miba 12 tumaze kuyihambira ngo imiba yose iragwa, ariko ngo umuba wanjye usigara uhagaze. Ngo barangije bose baramucecekesha, baramubwira ngo ceceka, utekereza yuko twebwe tuzaba abagaragu bawe? Ibyo se byashoboka gute? Reka nkubwire, abo uratorera inzozi zawe bose siko bagukunda, nta nubwo ariko bakwishimiye. Kuko Yosefu abarotorera inzozi yagize ngo azirotoreye abavandimwe bamukunda. Yagize ngo azirotoreye bene se barishima, ariko ngo bene se bamaze kumva izi nzozi, kuko bari bazi icyo Yosefu agiye kuba cyo, ngo barangije bamugirira ishyari. Baramubwira ngo ceceka, ntabwo dushaka kumva uvuga. Mbese utekereza gute? Twebwe se birashoboka, ntabwo tuzigera tugukorera. Ariko reka nkubwire, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Niba yaranditse ko abantu bazikubita imbere yawe, babyange babyemere, bitinda bitebuke, bazikubita imbere yawe. Kuko nta muntu ujya urwanya umugambi w'Imana ngo abeho. Nta muntu ujya urwanya icyo Imana yavuze ngo asigare amahoro. Ngo arangije ngo araceceka. Ngo amaze guceceka ngo arongera araryama ararota. Reka nkubwire, uzavugana nawe inshuro irenze imwe. Ngo amaze kurota arongera arabarotorera, aravuga ngo nabonye inyenyeri n'ukwezi byikubita imbere yawe. Baravuga ati ceceka we, ntiwongere no kuvuga. Bagucecekesha, ariko icyo Imana yavuze kizasohora. Bakurwanya, ariko icyo Imana yavuze uzakigeraho. Muri njyane ngo nzogera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe. Aravuga ngo yivuze biraba, yategeka bigakomera, ngo nta n'ifite ijambo rya nyuma kuri twe. Mwibutse ko abantu batagira ijambo rya nyuma. Imana ifite ijambo rya mbere kuri wowe, Imana ifite n'ijambo rya nyuma kuri wowe. Kuko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma. Nivuga ngo baho, nta nivuga ngo pfa. Itari yavuga ngo ubeho, ntawavuga ngo ubeho. Itari yavuga ngo pfa, ntawavuga ngo upfe. Bantu bakugutera ubwoba. Ngo arangije barabaceceka. Ngo ariko ngo Isi arangije agira gute? Isi arangije arabimenya, amenya icyo azaba cyo. Reka nkubwire, hari abantu Imana ivuga bahari ntibamenye icyo uzaba cyo, ariko hari n'abantu Imana ivuga bahari bagahita bamenya icyo uzaba cyo bitewe n'ubivuze. Ngo arangije amudodeshereza ikanzu. Ngo amaze kumudodeshereza ikanzu, amudodeshereza ikanzu idasa n'iya bene se. Reka nkubwire, nta kintu kikugerageje, nta kintu gitumye uhura n'intambara, nta kintu gitumye uhura n'imivugo. Ni ikanzu wambaye wadodesherejwe idasa n'iy'abandi bitewe n'umugambi Imana igufiteho. Ni ikanzu wadodesherejwe
kuko Yosefu yageragejwe n'ikanzu se yari yamudodeshereje bibiri ngo yamudodeshereje ikanzu idasa n'iy'abavandimwe we. Impamvu abantu bakurwanya nuko imikorere yabo idasa n'iyawe, wowe urimo urajya muri vizi y'Imana ishaka. Haleluya. Birangije iravuga Yosefu akurira aho ngaho ngo se ngo aramukunda, ngo kabiri ngo aranamutonesha, ngo bicyaye bashize iminsi ngo bakurira bajya kuragira, ngo bagiye kuragira ngo isamara igihe kirekire atazi amakuru. Urugendo maze igihe kirekire ugenda nirwo ruzakugeza mu mugambi w'Imana. Ngo arangije ngo aramutekerera, ngo arangije aramubwira ati genda ujya kureba abavandimwe bawe baragiye. Yosefu ngo ahaguruka afite ibyishimo azi ngo agiye kureba abavandimwe. Hari igihe ujya uhaguruka uzi ngo ugiye kureba abavandimwe, kumva mugiye kureba bamaze kuguta, bamaze no kukwibagirwa, bazi ko nta n'icyo mupfana. Ariko abantu nibwo baguta, abantu nibwo bakwibagirwa. Ntabwo Imana izaguta, ntabwo Imana izakwibagirwa. Haleluya. Ngo bakibona yengutse ku musozi, ntabwo bitaye kureba ku byo bazaniye, ntabwo bitaye kureba ku mvune yagize mu rugendo, ahubwo basa bati nguriya akarasa agize gute, araje, nimureke tuburize mu mugambi w'Imana, nimureke tumwice turebe kuntu iryo sezerano rizasohora. Bamwe ati nibyo, abandi ati wowe nyabuneka nitwishyiraho amaraso utariho urubanza, nimureke tumujugunye muri uru rwobo, nitubona abamediyani cyane tuzamugurishe maze turebe kuntu isezerano rizasohora. Barangije bati none se nitumugurisha tuzabwira data gute, tuzabwira data ko byagenze gute? Barangije bavuga nimufate intama, nimurangiza muyice, turamwamburira ikanzu. Reka nkubwire, nubwo abantu bakwambura ikanzu wambitswe, ariko icyo Imana yakugambiriyeho kiri indani muri wowe, ntabwo kiri ku ikanzu. Bavuga ngo tumwamburire ikanzu turebe ko bizasohora. Ngo bamaze kumwamburira ikanzu bayisiga amaraso, barangije ngo bayoherereza se, baramubwira ngo databuja we, wa mwana wawe wari watwoherereje inyamaswa zamuririye mu ishyamba. Reka nkubwire, nubwo batanga amatangazo akubika, nubwo batanga amatangazo agusebya, icyo Imana yakuvuzeho naho kizajya, naho kizajya. Bagusebye ntibagusebye, bakubike ntibakubike, umugambi w'Imana ntabwo uri ku ikanzu, umugambi w'Imana ntabwo uri mu rusengero, umugambi w'Imana uri mu kugwagiza iyerekwa, ukavugana n'Imana, ukabona imibigwa, ukabona inyenyeri zikubita hasi. Mana itugirire neza. Zolimanda ya sidegwera, zanimanda ya sifa. Inkuru iragenda igera kuri se, isabonye ikaza ararira, hajya mu kiriyo birarangira. Yosefu ngo bamujugunya mu rwobo, ngo bamaze kumujugunya mu rwobo barangije baramugurisha. Bamaze kumugurisha, abo bamugurishije nabo bamugeza kwa Potifari, bamugeza ibwami. Bamaze kumugeza ibwami, ngo umwami amubonye aramwishimira, ngo amubonamo ikintu kidasanzwe. Reka nkubwire, nubwo bakwambuye ikanzu, nubwo bakujugunya mu rwobo, ariko ubwiza bw'Imana ntabwo bwigeze bukuvaho. Mu kigeragezo ujya usigarana n'ubwiza bw'Imana. Ikanzu bayikwambura ariko ubwiza bw'Imana mugahorana. Barangije bamukubise amaso, bari bamugejeje iwe mu rugo, ngo mukubise amaso bati yawe Yosefu, ibintu byose byo muri iki rugo nabiguhaye, abagaragu bayobore, abaje bayobore. Hamwe atari ku kintu naguhaye muri uru rugo ni umugore wanjye, ibintu byose nguhaye kubiyobora, ibintu byose mbiguhaye uruhare. Ariko Dabini foye na mando ya Siri, umugore wanjye hariho akabazo. Yosefu ngo aba muri urwo rugo akabana n'Imana,
kandi mwibutsa ngo umugambi w'Imana wari umuriho. Oh haleluya. Gihe kimwe wari mu mirimo, muka Potifari amurebye aramwifuza, hamaze kumwifuza ngo aramuhamagara. Yosefu amwitabye agenda arimo abanywa amasezerano y'Imana, ngo iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera ntabwo azahera azaza. Haravuga ngo nubwo ndimo mbabara ariko amasezerano azaza, nubwo ndimo nkoreshwa imirimo y'uburetwa ariko amasezerano azaza, nubwo nari mu muryango wanjye ariko amasezerano azaza, nubwo ndi mu gihugu navukiyemo ariko amasezerano azaza. Icyo asabwa ni ukubaha Imana nkagendana nayo, icyo asabwa ni ugukiranukira Imana ku manywa na nijoro. Haleluya. Ngo muka Potifari ngo ashaka kuryamana nawe, washatse kuryamana nawe Yosefu aramubwira ngo mpabusha, ibintu byose muri uru rugo narabyemerewe, ariko mu bintu nahawe wowe ntabwo urimo. Ndagira ngo ubwire ngo ibyo utahawe ntuzabikoreho, ahubwo ibyo wahawe aba ari byo uzagiraho uburenganzira, ariko ibyo Imana itaguhaye uramenye, kuko nuteshuka ukajya ku byo Imana itaguhaye bizatuma utinjira mu masezerano, bizatuma utagera i Kanani. Ariko nuguma mu nzira Imana igushakamo tayari uzagera Kanani. Muka Potifari ngo abonye akozwe n'isoni. Hari abantu bajya babona imigambi yabo idasohoye, hari abantu bajya babona ibyo bagambiriye kugira batabigizeho, barangiza bagahaguruka kukurabika, barangiza bagahaguruka kugusebya. Ariko reka mubwire, bagusebye ntibagusebye, baguharabika ntibaguharabike, icyo Imana yakwanditseho yakikwanditseho, kandi icyo Imana yakuvuzeho yakikuvuzeho. Nta kizabuza Abayuda kugira gute gutabarwa. Niko Esiteri yatumye. Haleluya. Niko Moridekayi yatumye kuri Esiteri, aramubwira ngo nubwo wicaye ibwami ukaba utimaje, wibuka kuri umuyuda mu Bayuda, ariko nawe utaduhakirwa. Nta kizabuza Abayuda gutabarwa, ariko we n'inzu ya so mukagibwaho urubanza. Reka mubwire, bakujugunye ntibakujugunye, bagutema urwobo ntibarugutemo, bagusebye ntibagusebye, nta kizakuraho icyo Imana yakuvuzeho. Bakwambura ikanzu ntibayikwambure, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Imana itugirire neza. Ngo arangije barahamagara, ngo amaze guhamagara bati yo akoma akaruru. Hari abantu bajya bakoma akaruru ntacyo babaye, hari abantu bakoma akaruru kubera ko babona imigambi yabo itabaye, hari abantu bakoma akaruru kubera ko babona ibyo bari bagambiriye bidasoye. Ngo amukoma akaruru, ngo agikoma akaruru abantu baba barahuruye. Yosefu ngo amusigira umwitero, ngo arangije bati nimurebe wa musuke mwazanye, yarafashe ku ngufu. Yosefu ngo barangije bamushyira mu nzu y'imbohe, ngo ariko ageze mu nzu y'imbohe abana n'Imana. Haleluya. Yarageze muri bya bihe wa muririmbyi ya 70 yavuze mu gakiza, haravuga ngo reka gutinya ibizakuba, Imana izakurinda. Abana n'Imana muri gereza, ngo akigera muri gereza umurinzi w'imbohe amubonye, ngo abona ni umuntu udasanzwe, ngo abona ari mu mwuka w'Imana, ngo arangije ngo muwakuyobora gutwara abantu bose bari muri gereza. Iyo umugambi w'Imana ukuriho, aho ugeze hose uratwara bitewe n'icyo Imana yakuvuzeho. Wibuke ko iwabo yabonye ayobora, ageze kwa Potifari arayobora, ageze muri gereza abaye umuyobozi. Ngo buke bafata abahereza b'ibwami bashyira mu nzu y'imbohe. Tugiye gusenga Imana, kuko numva nashaka gutinda muri aya magambo, ahubwo nashaka ngo aya magambo uze kuyizereramo, ahubwo nashaka ngo aya magambo tuze kuyasengeramo. Ndumva ashaka ko dusenga uyu munsi tugahamagara Imana yatabaye Yosefu nawe ikagutabara, iyakuyeho Yosefu igisuzuguriro nawe ikagukuraho igisuzuguriro, iyibutse Yosefu ikamukura mu nzu y'imbohe nawe ikagukura mu aho bagushize. Haleluya. Kuko hari abantu bagushize, abagushize nibo bazongera kuza kuhagukura. Imana itugirire neza. Ngo Yosefu ageze mu nzu y'imbohe akomeza kubaha Imana, ngo abagabo barashize mu nzu y'imbohe, ngo igitondo kimwe ngo bararota, ngo bamaze kurota ngo bayoberwa inzozi barose, ngo mu gihe barimo bivugisha, mu gihe barimo bibaza ibibaye, ngo begera Yosefu wari uri mu mwuka w'Imana, ngo arangije ngo arabasobanurira, ababwira iby'izo nzozi, ababwira ko bagiye gusubira ibwami. Arangije ngo agera ku wari ugiye bwa mbere,
aramubwira ngo ugiye ibwami ariko ntabwo uzatindayo umutwe wawe bazawukata uzapfa. ngo agire ubugira kabiri aramubwira ngo databuja uragiye ariko wowe uzahirwa ibwami, uzongera usubire ku mirimo yawe, uzongera ugire icyubahiro, uzongera ugire amashimwe, ariko uzanyibuke. reka mubwire nta muntu wakwibuka Imana itakwibutse, nta muntu wakwibuka isaha Imana itaragera, nta muntu wagutekerezaho Imana itari yagutekerezaho. Imana itugirire neza. ngo bose ngo baragenda ngo bageze ibwami, uwa mbere nk'uko Yosefu yamubwiye bamuca igihanga, uwa kabiri ngo aba mu mirimo ye aragenda arahirwa kubera ko Imana ijambo yavuze. niba yaravuze ngo uzarya uzarya, niba yaravuze ngo uzambara uzambara, niba yaravuze ngo uzarongorwa uzarongorwa, niba yaravuze ngo uzatunga amamodoka uzayatunga, niba yaravuze ngo uzapfa ufite 30 uzapfa ufite 30, kuko ijambo Imana yavuze yo ubwayo niyo irikurikirana yonyine. ngo abibwami, ngo amaze kuba ibwami ibintu birayoberana. abibwami Yosefu ari muri gereza, hari igihe Yosefu ajya aba muri gereza abo yahanuriye bakaba ibwami. ariko yewe Yosefu wenda avugana nawe ntuzababazwa n'abari ibwami ko batakwibutse, ahubwo nuko isaha y'Imana itari yagera. isaha y'Imana nigera izatuma bageze ibwami bivuga ko muri gereza Yosefu ahari, kandi nibakwibuka bazaza kugukura muri gereza n'icyubahiro. haleluya. ngo igihe kimwe umwami ararota, ngo amaze kurota inzozi yarose ziramuyobera aranazibagirwa, kugira ngo Imana itabara igiteza ibibazo. buriya nta muntu Imana igitabara itateje ikibazo, ntawe ntihakagira ukubeshya, kugira ngo Imana itabare ababaye ikibazo. ngo amaze kurota zibagiwe zimutera ubwoba, ngo ahamagara abapfumu n'abakonikoni bose birabacanga, ngo ahamagara abantu bose bayoberwa ibyabaye. wamuhereza nawe aje guhereza ngo asanga umwami yabishe yahakaye, hamwe ati databuja we habaye iki? ati nawe ajya mu bandi. ese ati ni umunsi w'abantu bamwe ati ariko ndibutse. haleluya. ndibutse ko mu nzu y'imbohe igihe nari mfunze na mugenzi wanjye twabanaga n'umugabo witwa Yosefu ari mu mwuka w'Imana. haleluya. twararose tumaze kurota adusobanurira ibyizo nzozi, kandi uko yabidusobanuriye niko byagenze. mugenzi wanjye yaraje igihanga baragiciye ndabibona yarapfuye, none nanjye ndacyaribwa. mwamutumije akava mu nzu y'imbohe akaza akabasobanurira ibyizo nzozi. ngo barangije batumiza Yosefu. bazagutumiza babishaka batabishaka, bazagutumiza. bazakwemera babishaka batabishaka, bazakwemera, kuko Imana igiye gukora ikintu gituma bagutumiza. Imana igiye gukora ikintu gituma bakwemera. ngo bakimutumiza ageze, umwami aramubwira ngo narose ariko nibagiwe. Yosefu ngo asaba igihe cyo kongera kubana n'Imana. ngo arangije araza amusobanurira iby'inzozi yarose. amaze kumusobanurira iby'inzozi yarose amubwira ko agiye kubaho imyaka 7 y'uburumbuke mu gihugu. amubwira ko agiye kongera kubaho indi myaka 7 izatera mu gihugu inzara ikarya abantu bakabura icyo kurya. arangije ngo databuja rero ikintu gikenewe muri iki gihugu birakwiye ko mushaka umuntu uri mu mwuka w'Imana, birakwiye ko mushaka umuntu wavuganye n'Imana agahingisha imirima muri iki gihugu, yarangiza akazahunikisha ibyo kurya abantu bazarya mu bihe 7 bitandukanye by'inzara. nuko ibintu bimeze nta kindi nareza. ngo akiri aho ngaho umwami aravuga ngo none twakura undi muntu uri mu mwuka w'Imana uretse Yosefu? twakura undi muntu umeze nkawe? ngo Yosefu ahingisha ibyo kurya muri iyo myaka 7. ngo barangije ngo igihugu kirera. haleluya. igihugu kigiye kwera kubera abantu b'Imana, ugiye gutabarwa kubera abantu b'Imana, ugiye kwibuka kubera abantu b'Imana. haleluya. ngo atera ikindi gihe
cy'inzara imyaka 7. Nshuti yanjye mwizari kurira abantu n'igufwa inzara rikajya rimenya ko inzara iriho. Kabone n'umwana wo muntu uri mu nda akajya amenya ko inzara, yewe n'amatungo yo mu gasozi inzara iragenda irayarya kugira ngo bamenye ko Yosefu ariho. Umva impamvu inzara yateye, kwari kugira ngo ijambo Imana yavuze risore. Uyu munsi wa none tubona ibigega ku isi bya pamu. Ndagira ngo babwire ngo umuntu watangije pamu wa mbere, ikigega cy'inzara cy'ibiryo ni Yosefu wagitangije, kuko niwe muntu wa mbere Bibiliya igaragaza ko yahunitse. Nta bandi bantu bigeze bahunika uretse Yosefu. Niwe muntu wa mbere watangije ibintu byo guhunika. Niba inzara iragenda irakurya irabarya ngo muri Egiputa babona ibyo kurya, ngo ariko ngo mu bindi bihugu byose habura ibyo kurya, ngo ndetse biragenda bigera muri Israel, ngo muri Israel bamenya amakuru yuko muri Egiputa harimo ibyo kurya. Tugiye gusenga. Ntabwo nashaka ngo dusenge uyu munsi. Imana ituma abantu bakwibagiwe bakwibuka. Imana ituma abantu bakujugunya baza kwikubita imbere yawe. Ngo barahaguruka abavandimwe ba Yosefu, ngo bageze muri Egiputa. Haleluya, haleluya. Bibiliya ndayikunda cyane. Iyo bangwara bamenya bo ntibamumenya. Hari abantu bajyaga bakumenya, ariko ntabwo bazongera kukumenya, kuko Imana iguhinduriye amateka. Bamenye Yosefu bambuye ikanzu, ariko ntabwo bari bazi Yosefu yabaye Egiputa. Bakuzi ubuzima bukunaniye, ariko ntabwo bakuzi Imana igiye guhindura amateka. Yosefu bahuye nawe bamujugunya mu rwobo, ntabwo ari we basanze muri Egiputa, kuko muri Egiputa basanze afite abami n'ibikomangoma. Basanze yambaye imyambaro y'ubwami. Ngo arangije ngo bamenye batamumenye, arabaza ngo harya iwanyu sha murabahe? Iwanyu murabahe? Yo, ntibigera bamumenya. Bamubwira iwabo, arabaza ngo harya iwanyu mwari bangahe? Baramubwira ngo iwacu twari 12, ariko inyamaswa z'inkazi zamuririye mu ishyamba. Ntibamenya ko uwo bari kubwira ko inyamaswa zamuriye rero wicaye ku ntebe y'ibwami. Hari abantu bagiye kukubwira batazi ko ari wowe bari kubwira. Hari abantu bagiye kukuvuga mu mateka batazi ko ari wowe bari kuganiriza. Baramubwira ati mwese haramuri, kuko ntabwo bari bafite ibyiringiro ko Yosefu yaba akiriho, cyangwa se baba bafite ibyiringiro ko Yosefu yaba yicaye aho ngaho. Bibiliya ndayikunda cyane, ngo arangije ngo abaye ibyo kurya, ngo bahane ibyo bari baje guhaha. Aba bati se none ko mwari 12, umwe inyamaswa zikaba zaramuriye, undi mukamwaje muri 10, undi ari hehe? Bamwateka tukubwire, tuguye inkuru neza. Hari abantu baguye inkuru bazi kutazizi, ariko wowe uzizi. Imana itugirire neza. Baramubwira ngo uwo wasigaye yitwa Benjamin, yavukanaga n'uwo witwa Yakobo wapfuye, wavukanaga n'uwo witwa Yosefu wapfuye. Papa yitwa Yakobo, yamubyaraga ku mugore witwa Rasheli. Uwo mugore yari yaratinze no kubyara. Reka mubwire bekuguha amakuru, bekuguha inkuru, kuko ntabwo bazikurusha urazizi neza, nuko hari ahantu Imana imaze kukwicaza, ariko ubuzima bwose urabuzi wabuciyemo. Ubwo se wakibagirwa ko warwaye amavunja? Wakibagirwa se ko warwaye inda? Wakibagirwa se ko inzara yakuriye? Wakibagirwa se ko wambaye ibipira bigera ku maguru? Wakibagirwa se ko wambaye ibyo bagukuburiye? Ntabwo wabyibagirwa nibaceceke, ahubwo nuko bari kubwira utabibwira, ariko igihe nikigera nawe uzabibwira, bazakumenya, bazamenya ko Imana yaguhinduriye amateka. Arangije avuga ngo ngaho nimugende, ariko ntimuzagaruke mutamuzaniye. Reka dusenge, iri jambo tuzarisubukura. Haleluya, haleluya. Ariko reka nkubwira akantu kabaye. Bamaze kugenda, ngo baragiye, ngo bageze mu nzira bananiwe ku nshuro ya mbere, ngo batuye barimo bareba ibyo barya, kuko yari yabapfunyikiye n'ibyo kurya. Ngo bapfundiye buri wese asangamo amaturo yari yajyanye. Baravuga ngo noneho uyu muntu ni umuntu w'Imana. Reka nkubwira abanzi bawe nibaza imbere yawe, ntuzabasezerere gutyo, nubwo baguye mu kihe bikomeye.
nubwo bagukoreye ibyafurambi bakagusebya bakakujugunya ntuzabasezerere gutyo uzabaye ibyo kurya ubaye n'ibyo barira mu nzira ubaye n'ibyo bazarya bagezeyo kandi ntuzabatume bagenda gutyo uzabaye n'itiki bacyura mu nzira ariko ngo abakondisiyo ngo ntimuzagaruke mutazanye Benjamin. Imana itugirire neza rero, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Turi ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana nubwo wagucisha akomeye ariko zakugezayo. Munyemerere dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, Imana nkuru, Imana yo kwizerwa, labo salamande yasiri, turasengera abana bawe mu izina rya Yesu. Kuko watabaye Yosefu niwe bari kubatabara, kuko wamurengeye nawe bari kubarengera mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zirushaho kugaragara. Turi mu minsi abantu baturekuye, turi mu minsi abantu batujugunye mu nzobo, turi mu minsi abantu badutaye badutega iminsi bavuga ejo ntiduhari, ariko tumaze kumvira ijambo tumenye ko tuzabaho, tumenye ko umugambi wawe utandukanye n'uwa Benjamin, tumenye ko umugambi wawe utandukanye n'uwa Rubeni, umugambi wawe kuri Yosefu utandukanye n'uwo kuri Yesaya. Nyemerera mwama aya masaha umugambi wawe ku bana bawe abari usora mu izina rya Yesu, kuko abantu baravukana ariko ntibabona umugisha ungana, abantu barigana ariko ntibagira intebe zingana. Mu izina rya Yesu Kristo ndaseze mwami kugira ngo wigaragaze, igaragariza abana bawe abatawe bagarukweho, ababonaga birangiye babone utangiye. Mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zigaragare, ubutware bw'Imana bugaragare, amaraso ya Yesu agaragare. Imana yigaragaze, Imana yitamurure, Imana ireme, Imana irwane, Imana itsinde, Imana ihindure. Mu izina rya Yesu bimenyekane kuri Imana. Urakoze mwami ngabana na buri wese, kandi iri jambo ryawe uriremere mwishime. Ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, amina. Imana ibahe umugisha rero, kandi Imana ibagirire neza, Imana ibaha amahoro, Imana ibahaze uburame. Ndabakunda nshuti zanjye, kandi mbasabira umugisha uko bwije nk'uko bukeye. Iyatabaye Yosefu bakamujugunya bakamuta mu rwobo akagera kwa Potifari bakamushyira muri gereza, Imana ikamukura muri gereza, bene se bakajya kubarara imbere ye. Iyo ngiyo abari ibantabarira muri uku kwezi kwa 10, uku kwezi kwa 10 ni kurangira Imana itabanejeje, uku kwezi kwa 10 kurangire buri muntu wese icyo Imana yamuvuzeho gisohoye, namwe kurangizanya amashimwe. Mbasengera umunsi kundi mbwira Imana ngo Mana barengere. Ndamye neza ukwezi kwa 10 kugiye kurangira hari abantu batabawe n'Imana, hari abantu bibutswe n'Imana. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ndabakunda cyane kandi ndabakunda, mbasabiye umugisha kandi mukomeze kudukurikirana. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Mwari kumwe na Pastor Himbazwe Theophile. Wifuza ko tukuganiriza, tugasengana, tukakugira inama, cyangwa nawe ukatugira inama, waduhamagara kuri 0784 77 84 86. Imana ibahe umugisha. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom shalom shalom. Bye bye. Tuzasubira. Amina.